ndashima Yesu yampaye agakiza ngeze ku rwego rwo gusambana n'abagabo 10 ku munsi kandi naryamanaga nabo iyo babonekaga nge nta kibirimo ntago nziwe ngo abyumva gute ariko nanje ndi muri ico kinyejana nari ndimo nawe wari Slay Queen y'icyo gihe nari ndayigezweho ihagarariye izindi nari nyoboye imirenge 5 nyoboye indaya 300 urumva baje kugutorera se ubwo buyobozi baravuze bati tugiye gutora perezida w'indaya ndiyamamaza barambwira bati tonda umurongo ndatonda nsanga nagize amanota nyemerera kuba perezida w'indaya niba atari ibanga aho wagize angahe kwijana ntago nababajije ngo nangaye gusa barambwiye ngo sinkibyibuka ariko yamanota umuntu agira kugira ngo abe ico bamutoreye narayujuje muri zo ndaya wayoboye nayoboye indaya 300 zo ndagenda ibyaha mbikuriramo nkanywa ikese y'inzoga n'amacupa amacupa 12 nkanywa itabi ry'urumogi umuntu yanywa kane nkarunywa iminota 10 mbese narakurebaga kukureba gutya gusa ukava mu nzira namaraga gusinda urumogi nkarwana isoko riremye nkariremuza polisi ziramfunga zirananirwa ariko ibidashobokera abantu kumana bigira gute yemwe birashoboka ariko haracari ibyiringiro igiti cyatemwe kizongera gishibuke harimo gusambana ku rwego ndenga kamere harimo gusinda inzoga no kunywa urumogi harimo kurwana harimo guca inzaratsi nkorera satani ku rwego numvaga nubwo hari abantu bavuga ngo mbese umuntu akorera satani abishaka nge navuga ko ari nk'impanuka kuko ntago nigeze mbitegura kandi hari inshuti nari mfite urumva nari umwana w'imyaka 14 nareruye nja kwikodeshereza mfite 14 ariko nabonaga abamama harimo nk'uwo bita Guhirwa namubonaga gutyo n'umumama wakoraga umwuga w'uburaya nkabona sa neza narya neza nkavuga se nanjye kugira nse gutyo nakora icyo ati ngwino bereka wakura amavuta yo kwisiga hari nundi bitaga Bukumi yari indaya ikuzi ishaje ubu yagiye Uganda nawe arambwira ati kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza ngwino rero n'inshuti mbi ziri mu bintu byatumye ninjira muri uyu mwuga nanje ninjiyemo koko mbona amavuta sibyo bazabutahe kandi nge mba nsenga n'Imana ngo izabikora bavuze ko bidashoboka bakiriho mba numva mfite n'icifuzo cy'umuntu nzateguza ubukwe bwanje uwo bita Pastor Mutesi mba numva zantekera n'ukuri mba numva zantekera akanyambika nabo nyambika abageni neza yafite kampani yambika abageni nubwo haje magatotsi nkamuvuga ariko ndamukunda azanyambika rero azanatekera abashitsi mbangiriye yerekwa ry'ubwo bukwe nkabona bizaba ari ibirori bizaba bishyushye cyane aribwa nawe uri icyamamare abantu bamaze kukumenya kandi baranagukunze ariko ngugira ukuri kwinshi ngugira ukuri kwinshi cyo ntavuze ntago mba ngifite muri iyi minsi harimo ikintu cy'ubusambanyi mu rubyiruko ku kigero twabonye leta ishyira itangazo hanze cyane cyane Minisiteri y'Ubuzima ivuga ngo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziri cyane cyane mu rubyiruko bakiri bato uniki urumva abantu bakiri bato bakagombye gukora nukwirinda nukuri nakomeje kubivuga kuko nimba utakwambura gukerereza niko umunyarwanda yaciye umugani urubyiruko mu busura ashobora kubwira umukobwa ati mfite 100 akamusohokana ugasanga muteye iyo ndwara kenshi nk'abana b'abakobwa b'abangavu hari igihe bihisha n'umubyeyi izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ikamumunga ku rwego yivuza amafaranga arenze ayo bamuhaye rero nta kindi nababwira ni ukwirinda biruta kwivuza ibyo barimo rero kuko birashaka kubashira habi uwo muntu yahoze avuga ati iyo muvuze ngo abantu bihane ngo bareke ubusambanyi ngo bareke ngo kubikora ngo birangira bamwe bagiye gufata inyamaswa urumva abandi bagafata utwana duto ngo byose nimwe mwabizanye uko niko kuri oyange mba mbona atari ukuri nese igisubizo no gufata inyamaswa nanga umwana muto ahubwo uyu munsi nimba umuntu atazi kwifatira umwanzuro ngiye penina ntago ari njye uri umufatira ariko tuzi ko imbaraga z'amasengesho zikora byose ibibazo bigoye cyo ngaho nimubwize dore umukiza araje nimwibuke
nije gutabara. Yes, turabasuje inshuti bakadasohoka bizicano ni nyinshi ariko hari Duhinduke TV, hari Yes ari ku Ngoma TV, hari inkuru y'ukuri TV, hari na Nsengimana TV, hakaba ni ya Pastor Moise TV. Rumva ni ikinyamakuru cyangwa se ni ibinyamakuru na amateleviziyo manini cyane. Yes, twakiriye umutimirwa mwiza ukeye usa neza, ni Igitonore. Uraho neza? Muraho. Nugutangira utwibwira. Yego. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ntagize icano nje nashobora kuzitondekanya. Ni nyinshi pe. Ni nyinshi. Ndashima Imana ko impaye umwanya wo kongera kugaruka hano kuri izi cano YouTube. Yego. Nta kindi kinzanye, nzanwe no kuvuga gukomera kw'Imana, nzanwe no kuvuga imirimo n'ibitangaza Yesu wacu akora. Ndaje amazina nitwa Nyiramugisha Penina, ndumva benshi banzi. Ndumuvuga butumwa bwiza, ndumutangabuhamya bw'ahantu Yesu yankuye nahangejeje. Murambona baravuze ngo nsa neza, ndasa neza kubera Imana. Ndi umubyeyi w'abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1 n'abana 2 ndera. Rero mvuka mu karere ka Musanze ariko ntuye mu mujyi wa Kigali, aho turi ndi hafi no mu rugo, ndi ku Gisozi mu Kigarama Teretwari. Nishimiye kubana namwe, kubadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Yego, nawe Imana iguhe umugisha. Penina, umeze neza? Umeze neza, ndaho ndashimiye. Abantu bari bagukumbuye ntago bari baherutse kukubona. Yego. Ngira ngo nizere yuko kuri izi televiziyo zose abantu bari kukubonaho, nizere ko uri buhave uhagiriye umugisha. Yesu nabishaka yantunga inkoni rubanta agakuramo umuntu muri ibi binyamakuru 5 imbere yabyo. Yesu abishaka yantunga inkoni agakura umuntu mu bantu, nanjye akandamburira ukuboko, namushima. Yego, biremewe. Yego. Imana ishimwe. Rero Bibiliya ivuga ngo ababikora babikunze bazagororerwa, kandi ijambo rikavuga ngo naho twavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika tudafite urukundo ntacyo bimaze. Uwaba afite urukundo rero nk'uko umukameramani turi kumwe hano uhagaze nanga se uhagarariye izi cano abivuze, wankunze wankoreraho umugisha, wanteza imbere, wanteza intambwe, Yesu yaguha umugisha. Okay, Penina, uyu munsi abantu baragira ngo bamenye background yawe, ubuzima wabayemo kuva mu bwana bwawe kugera aya masaha. Watunyuriramo noneho tukagenda tuganira kugira ngo abantu hari umukubonye bwa mbere hano, urumva avuga maze imyaka irenga 7 kuri social media, ariko hari ukubonye bwa mbere. Utunyuriremo byagenze bite kugira ngo wisanga aha hantu? Mbe kibonge amateka y'ubuzima bwanjye ni maremare. Ndu umwana wa 5 mu muryango mvukamo, turabana 10. Mvuka mu muryango w'abana 10, umubyeyi mvukaho papa na mama. Ntago mvuga ngo navutse ku mugore ngo umugabo ari ukwe n'umugore ari ukwe, oya. Mvuka ku babyeyi 2 bakijijwe. Namenye ubwenge nsange iwacu bakijijwe. Mama ari umudiyakoni, papa ari umukuru w'itorero mu ba Adventiste b'umunsi wa 7. Rero ngewe natangiye gukorera Satani mfite imyaka 14, nibwo buhamya njya ntanga. Satani ntwaza igitugwa nkwe mu rugo rwa Gikristo. Urumva mama ari umudiyakoni, papa ari umukuru w'itorero. Mu myaka yanje 14 rero mpagurukirwa n'umubi bita Satani. Arankoresha, Satani ankoresha ibyaha bitandukanye. Umva ndi umwana wo mu batambyi ariko nisanze mu bibi. Ndi umwe rero mu bantu bakoreye Satani ku rwego abantu bajya bavuga ngo ni ukwitaka, abandi bakavuga ngo ni ibirayi mba ndi gushaka, ngo ni ubuhamya bwo kubesha. Ariko mu by'ukuri simbesha kuko ibyo mvuga ni inzira y'umusaraba naciyemo. Ariko hejuru y'imbaraga zose njya nkunda kuvuga ngo hari imbaraga z'Imana. Mama rero yarasenze, ntwajwe igitugu na Satani yarabibonye, amava bankayihene, polisi ziramfunga zirananirwa, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Maze imyaka 13 nkijijwe, maze ni 12, maze imyaka 12 nkijijwe. Ndi umukristo ngewe mu itorero rya Pentecost. Ubwo rero nukuvuga ngo maze imyaka igera muri
numwe ndi muri ADPR. Okay. Nahamagawe mu baprotestanti b'umunsi wa karindwi, abaporoso babasenga ku cyumweru nyine, ariko iwacu mwabyumvishe ko ngewe mvuka mu badivantiste. Majije gukirizwa muri Anglikani mu baporoso, nsinziriye nza guhamagarwa n'ijwi rirambwira ngo harahandi Imana ishaka ko nyikorera ndi. Nakoze urugendo ndi mu nzozi ndi mwiyerekwa ngiye kubona mbona ninjijwe na marayika mu itorero rya Pentecost. Rero mpabwa mikoro yari ifite urudodo rurerure, nimba narwita urudodo, umugozi n'indi mikoro idafite umugozi. Ndabwirwa ngo rangurura kuko uzanwa hangu nkorere. Rero nicuye ndabwirwa ngo aho narindi kubarizwa ndahakuwe njanwe muri ndi torero. Rero aho muri ADPR niho narambagirijwe. Imana ihampera umugabo 2016, nkora ubukwe bwiza. Ni n'igitangaza, mwari mumbajije amateka y'ubuzima bwanje, urumva nsa nutarutse. Ndambagizwa n'umugabo bita Byiringiro Simeo, dukora ubukwe 2016, 2017 turabyara. Imana ingirira neza, mu bana tuvukana 10, nta wakoze ubukwe ni ngewe wakoze ubukwe. Njya nkunda kubwira abantu ngo mu bahungu n'abakobwa tuvukana narakowe nkobwa 700. Urumva Yesu ashoboye byose. Mu bandi bana nta nuwo bigeze bakwa Sumbirigi nizambe bamwumva ba zinzungu zimwe bita mbeba y'inzungu. Ngewe rero mu gihe abandi nta nuwo kowe Sumbirigi, ngewe nakowe 700. nkora ubukwe bwiza, nashingiriwe ku Muhoza hano mu mujyi wa Musanze. Imana iravuga ngo iratwimuye tuzana i Kigali, twarakodeshaga ariko nari mfite isezerano ko Imana izanzana i Kigali. N'uyu munsi ndacakodesha, ariko mu buhamya bwanje mfite njya mvuga ngo Yesu arashoboye. Ndi guhumuriza abavuganye nawe ngo nibakomere, kuko ibyo yavuze no kubikora azabikora. Ndi ku ijambo rivuga ngo kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ndimo kubwira abantu ngo ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izagira gute yemwe izabisohoza. Naranzwe n'amateka mabi rero nkuko murimo kubyumva, ariko turashima Yesu babarira, turashima Yesu bohora. Mama yari yarasenze, ariko Imana ikajya imubwira iti humura, uriya mwana nzamugirira neza, uriya mwana nzamuhagakiza, uriya nyiramugisha mwita wapfuye nzamuhindura muzima. Imana uko yabivuze niko yabikoze. Uyu munsi mu muryango mvukamo nsa nk'ari nje muntu uri ku ruhembe rufite, navuga ngo rufite umwuka wera nagase rufite ubushobozi, kuko Imana yarambwiye ngo nzagukorera ibirenze cyane ibyo abantu bibwira. Imana rero nihimbazwe ko yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Umuririmbyi yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha Yesu yantoranijemo angira inshuti ye. Aravuga ngo narabohowe nzamuririmbira, zaburi nyinshi ziri mu mutima wanje. Nanje mfite zaburi, reka mbwire abaruhijwe n'uburwayi ngo nimuhumure, Yesu twakurikiye araruhura. Abaruhijwe n'urushako mbabwire ngo Yesu twakurikiye arubaka. Reka mbwire abantu barushe baremerewe ngo Yesu yabaruhura, kuko nanje yaranduhuye. Imana nishimwe. Yego. Penina, uduhaye amateka inzira yawe wabayemo iminota 8 yose. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Rero nundi wese udukurikiye ashobora kuba afite ubuhamya bukomeye nk'ubwo ugiye kudusangiza. Penina, twagiye tukubona uvuga uti ngiyewe naciye mu buzima bukomeye, kandi icyo gihe wararyaga, warisigaga, wari umukobwa usa neza, uvuga uti nteye neza nk'uko abantu babivuga. Ni gute wisanze muri ubwo buzima? Ubwo buzima bwo mu muhanda, ngewe nyine nababwiye ngo navutse iwacu nsanga bakijijwe, ariko mu buryo bw'umubiri ari abakene kuri rwa rwego nyine. Papa yajya agacira abandi inshuro na mama, ariko nyine kubera ko bari bariringiye Imana, uko iminsi igenda ishira Imana nabi ikabateza intambwe, ariko mu gihe Imana itari yakabatabaye ngewe nabuze kunyurwa. Satani rero iyo yaje ntago areba ngo uyu ngo ni mwiza, ngo uyu ngo ni mubi. Umuntu wese iyo yamuhagurukiye Satani aramukoresha. Nanjye natwajwe igitugu na Satani ambwira ngo dore iwanyu nabakene, uzakuraho amavuta yo kwisiga kubona ufite inzobe wagasize, uzarya ibiryo byiza ubikuye ko iwanyu barya ibirayi n'ibishimbo, ucyumweru kigashira ikindi kikaza. Amfatira kutanyurwa rero binyinjiza muri uwo mwuga. Ngenda ngiye gukora akazi ko mu rugo mu mujyi wa Musanze, hageze kuko umwuka wo kutanyurwa wari waramfashe, n'akazi sinagakora. Nkajya niba mabuja imyenda nkiba nkajya kugurisha ku isoko, inkweto
nkahiba bigeze aho rero ijwi rirambwira ngo va muri ibi byo gukorera abandi wikorere nshinga isetuko rero ndicuruza bankurikiye bafite abana babananiye nimuhumure Yesu wambohoye namwe azababohorera abana ku bafite intambara mu ngo Yesu wanyubakiye nari maraya nawe yakubakira ndashaka kukubwira ngo ukomere kuko ico yanditse Yesu yaracanditse amajwi yose akubwira ngo biracitse yabwire ngo natuze kuko mwishuru dufite Imana cyane. Penina, ubuzima wabayemo urumva ko ari ubuzima bukakaye kandi mu by'ukuri uravuga uti navukiye mu buzima bwa Gikristo. Iyo ni Satani yaje kukwegera. Ni Satani kugira ngo wisange muri uwo muhanda washinze iyo seta nk'uko yabivuze byanze bikunze ntago witeruye ngo uhite ugenda hari inshuti wari ufite zaje kukwinjiza muri uwo muhanda gute ndayabona mbona isabune nziza ndayibona nkabona ndyamye kuri matera kai wacu bararyamiraga igishogoshogo ndavuga ngo ubuzima n'ubu nguko uko nisanze muri uwo muhanda ariko ndashima Yesu ko naho yababaza umuntu atajya mubabaza iteka igihe kiragera akamugirira ibambe umbajije ikibazo cyiza cyane urubyiruko n'abandi bantu babuze ibyiringiro badafite kunyurwa mbabwira ngo nimwiringire Uwiteka ahandi hose n'umusenyi ni kumuririmbyi yavuze kuko icaha kirica kandi icaha kikugeza habi datashigikira abantu babona nta cerekezo c'ubuzima abahicerekezo c'ubuzima kugira batisanga nkaho nagize gute nisanze. Niki wabwira ku rubyiruko ku bantu bakiri batoya bishora mu cyaha cy'ubusambanyi bakiri bato? Nababwira ko bagomba kubireka. Hari ahantu natanze ikiganiro umupapa aranganiriza arambwira ati oya bira bintu ntabwo ugomba kubwira abantu ngo babireke ati ni byiza biraryoha niyo kujya mubuza ariko nubundi icaha nubundi kiraryoha. Gusa icyo nabwira urubyiruko harimo urupfu harimo gusuzugurwa harimo kwandagazwa kuko hari nk'igenje umuntu yakubitiraga n'ubusa yakanda akavuga ati indange ndayikubita akankubita nta kintu mutwaye utasinze utari gutera amahane utari kugira hari umuntu wigeze ansanga ahantu nihagarariye ni Satani akundaga gutegera ankubita urushi na n'uyu munsi ku gutwi kujya kundi ankubita urushi rupimye nk'ibiro bine ndibaza uyu nyuma arambwira ati ngewe ubundi mu buzima bwanje sinkunda indayi urumva iyo mba ntari muri uwo mwuga ntiyari kunkubita urugo rushi ubusa. Rero abantu b'urubyiruko n'abandi bantu bankurikiranye ni babireke harimo sida nabivuze harimo gusuzugurwa harimo kwandagazwa. Nubuhe buzima abantu bicuruza mu by'ukuri hari ushobora kubona ubuhadutse wenda icyo gihe mu gihe cyanyu ntabwo byari bihari hadutse icyo bita Slay Queen. Slay Queen ntabwo nize niki. Slay Queen ni bano bakobwa cyangwa abadamu bagezweho nyine usanga ari kugenda mu modoka nziza aba mu nzu nziza arara ajya gukorera ubwo buraya muri hoteli nziza bakambuka n'imipaka bakajya no gukora travel bakajya mu bindi bihugu. None mu buzima babagamo cyangwa se mwabagamo muri icyo gihe n'abarimo ubu ngubu n'ubuhe buzima bisangamo butari bwiza? Wenda kubera ko ngewe urumva bari muri ubwo buzima bwa Slay Queen nimba ari Slay Queen nta ndaya yigeze gupfa yishwe n'abantu mu gihe wari uyoboye? Hari iyo bitaga Minyoni barayirashe yari ituye hano mu mujyi wa Musanze hafi n'umusozi wa Mubona. Hari n'indi bitaga Nyiranshaka bigeze bayirasa mu kaguru yariko yaje gupfa nyine nayizize urupfu rutunguranye bigaragara ko bamuroze. Ni nkenye nibuka hari n'indi bitaga Anje y'Igisenyi nayo bataye muri fosi zarapfuye nyinshi nizishwe na sida cyane rwose. Ngero ndashima Yesu ko yankuyeyo hari Kajorite dore murambo namenye anjaruze yose 30 nangaye amaboko sindi Kajorite sindi Kajisho moya Yesu ndagushimye. Abandi baba bafite ibihanga usibye inkovu mfite hano mu gahanga ariko hari abubona ugasanga bakukiyemo amenyo iri naryo nishimwe mfite rikomeye ariko bigaragara ko wari nziza nari mwiza noneho nkurura muri 14 20 wongera uringeranye n'ubungize 36 none unshire muri ico gihe nari mwiza banyitaga Rwenzori
Rwenzori se Rwenzori yari icyayi ni icyaha hari icyayi ni uruganda rwo muri Uganda rwitwa Rwenzori ariko byanze kunze rusohora ibintu byiza rero urumva naratambukaga ngo tsingo Rwenzori nkumva nyine n'agaciro ndi ikintu gikomeye ariko nyine wiratayirate Yesu ico gihe naravugaga ngo ndi umuntu ukomeye ariko Imana rurema ni ikomeye. None hari ikintu buri abantu bajya bibaza akavuga bati ese birashoboka ko umugore umwe ashobora kwakira abagabo 10 ku munsi imyanya ye yibanga yiyumva ati iyo yahuye nabo mbo hari abantu batanabyemera rero bamwe bashingira bavuga ngo ndabesha ariko nje nabaga mfite drogue nanywaga urumogi rwinshi bure umuntu yanywa nka kane ngewe nayinywaga iminota nk'icumi nkanywa inzoga ikesi mbese hari igihe ntanywaga iyo kesi ariko nkaba nanyoye urumogi hari n'utwatsi nahekenyaga bari barampaye dushobora gutuma nyine umuntu atananirwa ubwo ni tumwe mayirungi nakundaga kuduhabwa n'umugabo w'umushoferi wavaga i Buganda naraduhekenyaga kugira ngo ntasinzira nyine ndare nkuri ijoro ryose urumva nanywaga urwo rumogi nkanywa kanyanga y'imbandure mbese nkumva ngewe igikorwa ndimo gukora ndiho ntariho mu by'ukuri wabikoraga usa nkaho utari umuntu nibyo biyobyabwenge byagukorera nkayumva nk'ejo nkumva amatako yagutse nakakunda ubutwita abagore bankurikiranye barabyumva hari uburyo twarira mu itako wagenda ukumva ryahagutse rero niko numvaga imvune nk'ejo ariko kuri uwo munsi niyemeje gukora ku kazi nanywaga drogue yego ndashima Imana ko yambohoye. Tujya tubona indaya ikintu zirya cyane ni inyama ubugira ngo barase nanjye mu buzima busanzwe nkunda inyama ubundi mu buzima ibyo kurya nkunda inyama ziza ku mwanya wa mbere hagakurikiraho ifiriti hagakurikiraho igitoki rero njye urumva muri ubwo buzima indaya yari hagarariye izindi niyo indaya 300 waryaga neza naryaga neza ico gihe nagiraga akantu k'agafirigo gato firigo ntago zari zadutse ahantu njyewe nkaba mfite ico biti zararonje gacomeka firigo yanje hakaba harimo ifi harimo inkoko ariko nyine uko imisi yagendaga ishira nagendaga mbona bigenda bicika intege kuko hari igihe umuntu akora kananirwa ariko naryaga neza n'uyu munsi ndakunda inyama iyo naronse udufaranga ndazirya ndaya rero ugomba kwisabna iyo Yesu yagize neza kandi nge narayabibaga urumva yo naryamani yayo nibye yewe we inyama zabaga ziri frotanga so rero hari abantu kenshi bagira amatsiko akavuga ati iyo umuntu aje gutanga ubuhamya nk'ubu ngubu ese ni iki aba ari kwigisha rega hari abamama kavuga ngo ibi rwose ngo ntago wari ukwiye kubizana hano ngo mfite n'abana ngo mba ndi kubashiramo indi nyungu yego icyo kintu ugifata ute ngewe se kurikiza ijambo ryavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza uhamye mu bandi byo yagukoreye kandi ubuhamya burubaka n'aya mahano yagwiriye u Rwanda tujya twumva abantu batanga ubuhamya byabaye uko batabawe uko babonye uburengezi nanjye mba namamaza Yesu nge mba numva ndi free mba numva nta kibazo uwo bibanga rwose ajya yicecekera kuko nge ntiwacecekesha kuvuga ineza y'Imana yihangane ndumva n'abana banje barabizi kuko nabona abagabo bo guhamya nk'uwo mfite w'imfura arabyibuka najyaga musiga mu nzu wenyine amusigira mushiki we nka Mariyo kane barya batarya ntibyabaga bindeba uyu munsi rero ni ngombwa ngo mbivuge bumve ko nabo Yesu yabagiriye ubuntu birumvikana so ubwo rero abamama kenshi bakugiragaho dute abandika comment zigutuka bajye bumva ukuri buri gikuri kuraryana hari n'abakibirimo bivuga bakumva babajwe naho bakiri kanje narahavuye arega abantu bose ntago bishimira ibyiza by'abandi akavuga ati ariko nka kira kiba kivuga iki hari abo bibereye ubuzima bibabeshejeho nibyo pe nanjye reka mvuge ngo nubwo nasigaga abana ariko narabatunze mu gihe nari nkibirimo bivuga ngo nabonaga uburyo n'ishuri inzu kubera ko natanze uwo mubiri ariko uyu munsi ni ngombwa ngo mpamye ko mfite Yesu nabwo byaremeye niyo nabwirirwa sinaburara niyo naburara sinabwirirwa ariko ico gihe bwo naryaga ari uko nasambanye uyu munsi rero njya kubera ukuboko kw'Imana gukomeye. Ni ikihe kintu cyakubabaje ubwo wakoraga uburaya kuruta ikindi? Ikintu cyambabaje nababazwaga cyane n'ukuntu nsuzugurwa
umuntu akaba yaza nk'uko nguko akankubitira ubusa nkababazwa n'ukuntu ndya ari uko nasambanye nkababazwa n'ukuntu nishura inzu ari uko nasambanye ibyo bintu byarambabazaga ku rwego nagira ngo nkavuga ngo mana wazankura muri ubu buzima nkazagushima ibyo rero byarambabazaga kurya ari uko nsambanye nkishura inzu ari uko nsambanye nkambara ari uko nsambanye nibyo bintu byambabazaga uyu munsi mfite amahoro atemba nk'uruzi uyu munsi ni umunsi wo gushima ibyo byose nicyo gikomere ushobora kuba warakuyemo hari abantu iyi saha barimo kureba iki kiganiro nabo bari muri ubwo buzima gira ubutumwa bagenera ubutumwa mbaha ni ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byano kujijuka ndi ku ijambo rivuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho birashoboka ko imbaraga zawe zitabigukuramo ariko ndagusabira ngo imbaraga z'Imana zikomeye zizahagukure kandi umenye ngo icyaha kiratwita kikabyara irari riratwita rikabyara icyaha kikabyara urupfu wewe wabaswe n'amarari nta kindi cyakurengera usibye gusenga wewe wabaswe n'ubwo busambanyi nta kindi cyakurengera usibye gutabaza Imana muri ibyo yaravuze ngo imitwaro yawe yose uyizane kuri Yesu nta kimunanira naho ubutumwa abakibirimo indangamirwa ngezi zanje uyu munsi babita indangamirwa ntibakibita indaya babwire ngo ni ukuri muri Yesu bijya byemera barabona ko nambaye neza kandi abenshi bajya bankurikirana Imana ifite inzira zirenze ibihumbi mwe kugira urwitwazo ntago yabura inzira icamo ngo gutabare njya ngira abantu bandi bakangira imbabazi akambwira ati uku kwezi ndakwambika uku kwezi ndakwishurira inzu uku kwezi ndatanga menerevare y'abana kandi narabibonaga nasambanye muri Yesu biremera nshuti zanje karibu mureke twubaho Uwiteka nibwo bwenge nibwo butumwa mbahaye Penina umeze neza yewe iryo ni ijambo nkunda kubaza umuntu iyo ntangiye kubona atangiye kujya kure kuko ubwo buzima utangiye kuvuga utangira kubwinjiramo ukagenda ububona nkaho buri kuba ako kanya n'umuntu uri kumva story nawe abagenda kurura amafoto hari uwo nawe baba byaraciyemo yarabibonye hari uburi gukurura amafoto y'uko icyo gihe byari bimeze akavuga ati ariko mana koko urakoze cyane kuba warakijije Penina afite imyaka 16 warya niko watu 14 nibwo nataye 14 ibaze kuva ku myaka imyaka 10 yose urumva ko ni imyaka myinshi cyane so Penina rero ndagira ngo utubwire ibintu bitatu by'ingenzi nibura wumva uhagazeho ukavuga uti ndi proud yabyo ndumva nezerewe kubera byo ibintu bitatu by'ingenzi wumva wowe kuba uriho aka kanya wumva wakishimira ukavuga uti nkurikije ubuzima naciyemo bwose bubabaje ariko ibintu bitatu by'ingenzi ubu mfite ni ibi ngibi binezeza icambere nejejwe n'Imana mu mutima icya kabiri nejejwe n'Imana ko yampaye agakiza ku buntu nta kiguzi nyaye icya gatatu nejejwe n'Imana ko ingaburira ntasambanye kandi nkabaho ndumva ibyo bintu bitatu mbishimiye Imana nejejwe nayo mu mutima nejejwe nuko yampaye agakiza nejejwe nuko uyu munsi ngaburira ntasambanye kandi nkabandi Imana yo mwishuri bishimire hari ujya wibaza ati Penina ko yaciye muri ubwo buzima kaza uburyohe bwayo ashobora kuyirara umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu umwaka ukarangira hari abantu batabyemera kandi koko nibyo nambaye umubiri no kugwa ko umuntu ufite umubiri birashoboka kandi cyane ikintu njya mpura naco nibyo bigeragezo by'abagabo mba mbona ndiho igikundiro c'abadayimoni nabyo ntonatinya kubivuga ariko mu by'ukuri ngewe iyo bije nkumva hari ukuntu Imana yampaye nk'ibyo kurya nari ako kanyama nari ako gafiriti umubiri nkumva urakoze ikindi nkora ni ugusenga nkabwira Imana ngo Mana wewe wakoze kira cyo kunkiza urumogi umunsi nkaba naho bari kunywera ntahicara nkiza uyu mubiri ariko gusa nanone nkanasenga ngo Imana izongera impa amahirwe nababwiye ko yankoreye ubukwe ariko sinagize amahirwe yo kubaka ubu ndi singo kandi nari mfite umugabo yarantaye ikindi
nsaba Imana njya nyibwira ngo izongera impa amahirwe ya kabiri impa umugabo inyubakire nzayishima kuko ntago navuga ngo niyambuye umwambaro w'urugamba kandi nkirurimo rero bijya bimbaho ariko ngashobozwa no gusenga bijya bikubaho ariko ugashobozwa no gusenga icyo kibazo rero nkubajije abantu n'abari badukurikiye babyandike muri comment nawe barakibazo bati ni gute nubwo atubwira ko yaje gukizwa akakira umwami nk'umukiza kandi akaba ari umugore ukiri muto urumva uko byanze bikunze igisubizo barakibonye ko nawe urabikenera ariko ugashobozwa no gusenga dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga kandi sindageraho Satani atarasa imyambi gusa iyo nasenze iyo mbaraga ntaginzaho cyane ariko iyo nagize intege nkeya biraza ndetse nkumva umubiri wandiye iyo ntasenze nyine urumva naba nk'abandi banyogosha umutsatsi nka Samusoni hari igihe demoni baba bashaka kutwogosha umutsatsi none se Penny ushobora kujya mu rukundo n'umugabo ku buryo mwagera ku rwego rwo kubana wenda nk'ubu navuga ko ndurimo ndi mu rukundo ubu hari umuntu mufite ndi mu rukundo ariko ni kwa kundi uvuga uti reka mbisengere ndebe ko hari icyerekezo bizagira hari utuntu tw'udutotsi ngenda mbonamo ariko nyine buri Imana niyigena tumara amatsiko n'umudiaspora oya n'ubundi ashobora kuba ari umunyarwanda ariko aba hanze y'igihugu ntago ari hanze ntago ari rwota amasimba ari hano mu Rwanda ari mu Rwanda Imana izabashigikire kandi abantu badukurikiranye hano kuri social media ndizera ko ubwo bukwe nibubaho tuzabutaha kandi n'umuntu mvugira ibyo ntavuze ajya yihana kuko nje ibyo navuze ntibiba biri umusheri wawe se kakunda kubona ibiganiro wakoze utanga ubwo buhamya ubwo urumva azakwizereramo cyane aranzi kuko yagiye kunkunda nambonye kuri izi social media ikindi cya kabiri kigeretseho aramutse atankundiye ko mvugisha ukuri ngo mbwira abantu kugira neza kw'Imana nanjye ntaho twaba duhurije ndumva ntacyo bimubangamiye bivuga ngo ntacyo byamubangamira so rero Penina nkanjye nk'umunyamakuru turagukunda cyane dukunda kugukoresha ibiganiro sibyo ariko tuba tugira ngo nibura natwe uzatugirireho umugisha sibyo batwifuza ko watugiriraho umugisha uca mu bantu sibyo ndagira ngo utubwire nimero ya telefoni yawe nimero yanjye ya telefoni ni 078 74 99 iba no kuri WhatsApp ibaruye ku yahe mazina Nyiramugisha Penina kuko hari umuntu utarangiza ikiganiro kubera umwanya ubusigaye warabaye muto kubera akazi ariko iyo wayivuze gutya mu kiganiro ananayandika akavuga ati reka mpamagara uriya mu mama disi tunaniganire ansengere nanjye wenda nzave kuri icyo gikomere mfite subizi ko ari abantu bafite ibikomere kandi n'ufite icyifuzo cy'ibanga aba yumva atakigira public kiri prive yajya mpamagara nkamusengera yagira inama bubatse uko umuntu yakwitwara ndahari ku bwabo rwose karibu niyo nimero yari ikenewe n'ukeneye gusengerwa ngo ajya mpamagara Yesu yabigenza neza akanshimira yego nawe se ugira inama abantu bubatse kuko urumva umuntu wabaye indaya waciye muri buriya buzima nzi ibyo nakoreshaga bya kera kugira ngo abagabo bahagume bahorane rero ngira inama umugore uko yabigenza kugira ngo urugo rwa rwubake n'umugabo uko yakwifata umugore yamubangamiye abantu badukurikira bihanganira ayo majwi yandi bari kumva ni abanyeshuri barimo kuva ku ishuri kandi turimo gukora ntago twababuza abana kugenda bavuga uragerageza wongera ijwi kugira ngo nabo badukurikire bisanzuye so Penina rero kandi bakanagira ikintu cyo kwihana bakihana bakareka ibyaha kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka vuba nanjye ndahari ngo mbasengere Imana ibaha imbaraga zo kubivamo no kubireka kwihana se
hari umugabo narinda ahantu aravuga ati iyo mu byo bintu mubivuze ahubwo ndushaho kubishaka. none se kutaneza bose kandi impfu byumvira mu rusaku umuntu ntagatinya ishamba ahubwo atinya ishamba kubera icyo yahuriyemo naryo kandi nkunda kubwira abantu ngaho kugira ngo ikintu kigutege wakibonye wagitambutsa akaguru zirahindura we yabivuze nk'uko ku giti cye yumva ko nyine hari igihe umuntu ashobora kubibura ku mugore bangana irari rikamurembya agafata itungo ariko se urumva ari igisubizo cy'ikibazo babyita kwiyobagiza kandi mu by'ukuri yagafasha umwanzuro wo kwirinda. Penny reka tugushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire nejo bundi nabizi neza ko tuzagutumira kandi ukitaba cyane cyane hari abakunzi benshi umaze kwigwizaho kuri iyi mihanda nizere ko nitwongera kugukenera tuzakubona. Oya ndahari kuko mpari ngo mvugira Imana ndahari ngo namamaze gukomera kwayo ndahari ku bantu bose bampamagaye ndahari ngo nitabe. Sawa urakoze cyane reka tugushimire.